Yes, reka rero tubasuhuze kandi twongere tubahe ikaze ku Ibendera TV nkuko bisanzwe. Nge nitwa na Kreti Ntirushwa, n'ubuhamya tugarutse tubagezaho nkuko mumaze kubimenyera ku Ibendera TV. Ikaze rero mwese aho muherereye, yaba bari mu Rwanda, abari hirya yarwo n'abandi benshi. Turabizi inshuti zacu mudukurikira muri benshi, turabibutsa gukora like na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Uko ni nako tubibutsa ko ibitekerezo byanyu bihabwa ikaze ku Ibendera TV. Wowe rero ufite igitekerezo ntuheranwe nacyo, niba hari n'ikindi kandi wifuza kutugezaho ku Ibendera TV, ikaze urarihawe. Nkuko nari maze kubabwira rero, nitwa na Kreti Ntirushwa. Imbere yacu hari kuri kamera dufite umutumirwa w'uyu munsi, n'umunyamakuru, ariko kandi ntago njya kure, reka tumuhe umwanya arakuze nawe atangire atwibwira. Ikaze ku Ibendera TV. Urakoze cyane na Kre. Sezerano za televiziyo zikuzanira ama-interview adasobanutse ngo harimo ibishegu n'ibindi byose. Sezera ibyo byose kuko Ibendera TV iyi ni isakazamashusho, ikaba televiziyo ikorera kuri YouTube, ikuzanira ibiganiro byose bishoboka. Ibendera TV, nyaruka udasanga abandi bamaje kugerayo bakagutanga iby'ubwenge, ibiganiro hirya no hino, abahanzi ndetse na comedy, ibiganiro ama-interview, ndetse kandi uragera usanga n'ijambo ry'Imana. Ibyo byose nukugerayo gusa andikamo Ibendera TV, maze ukore subscribe, like na comment, ukomeze unezezwe na byinshi bashyiraho kuri Ibendera TV. Ibendera TV, ihuriro ry'ibiganiro by'ubwenge, abanyamakuru bujuje ubumenyi. Twihuse rero watangira wibwira abadukurikiye ku Ibendera TV. Na Kre urakoze, abadukurikiye cyangwa se n'abazadukurikira nyuma y'iki kiganiro. Amazina nitwa Bagabo John, ko muza musaza nko kwarubigarutseho, ndi umunyamakuru bimazemo igihe imyaka 12. Nagiye nkora ibitangazamakuru bitandukanye, ariko ubu ngubu ndi nakorera radio bita Sano iri mu karere ka Rubavu, ariko nkabandi reporter cyangwa se akabarenge uyiha amakuru mu mujyi wa Kigali, abita abantu batanga amakuru nyine ko bahagarariye radio cyangwa se itangazamakuru ahantu runaka. Njya mwumva nk'umuntu witwa YANDUYE ahagarariye BBC mu Rwanda gutyo, cyangwa se n'abandi babahagarariye ibitangazamakuru ariko bari ahantu batari kuri siège cyangwa se batari kuri cyicaro. Muri make wenda nibyo, haba hari ibindi nabyo nagusubiza. Kuganira n'umunyamakuru, uri umunyamakuru, ntago nzi ko biri bunyorohere, ariko birakorera turaganira, ntabwo ari ikibwiriza. Ikibwirizwa n'umuntu atega amatwi agakurikira pastor avuze, yarangiza ati mugire umunsi mwiza abantu bamugisha ati amen na mugataha. Ariko hano turaganira, numva ari ikiganiro. Yes, turaganira, ariko kandi umwanya munini turaza kuguha wowe, kuko ngewe bamaze kumenyera yaba kunyumva, yaba kundeba kuri kamera za Ibendera TV. Abakunzi bacu turamenyeranye. Uyu munsi rero turaguha umwanya munini cyane kubera ko uri umushyitsi, birumvikana. Nkuko nari mbivuze mu kanya rero, n'ubuhamya Bagabo John, ni umunyamakuru, ariko kandi dufitiye n'ubuhamya Bagabo John. Uri umwe mu bantu bagize ingorane ariko bagira n'amahirwe, kuko mvuze ngo ni ingorane gusa ntago naba mbirangije. Wagize ingorane zo kwandura iki cyorezo cya COVID-19, ariko ugira n'amahirwe uragikira, ugaruka mu buzima busanzwe. Impamvu nari mvuze yuko ari ingorane nuko wanduye. Abantu bose banduye nyine bahuye n'ingorane, ariko kandi hari n'abanduye ntibakira, ubuzima burangirira aho ngaho. Abo rero bagize ingorane by'ibihe byose, ariko we waje kugira amahirwe ugaruka mu buzima busanzwe. Bagabo, ndagira ngo dutangire neza utwinjiza mu bihe byawe cyangwa se mu minsi ya mbere wandura iki cyorezo, byatangiye gute? Urakoze cyane na Kre. Wenda badukurikiye cyangwa se n'abazakurikira ikiganiro
ubu buhamya navuga ko buri nko mu bice bibiri. Igice cya mbere no kwerekana ko hari igihe umugambi Imana igufiteho, hari ibintu burya abantu bizera cyangwa se abantu basenga bakirijwe bazi ko burya hari ibintu Imana ikurinda cyangwa se hari ibintu Imana ituma ikongera iminsi kugira ngo uzagire ibyo utunganya. Navuga ntubuze ngo ni ibi, ariko Imana ishobora kuba ibizi. Buriya bavuga ko hari abantu batatu batajya bapfa. Abantu batatu nta mazina bagira, nta nubwo bavuga ngo ni pastor, ni bishop, ni papa cyangwa ni musenyeri, hoya, ariko badefiniswa muri uburyo cyangwa se basobanurwa muri uburyo. No kuvuga ngo umuntu uzatanga ubuhamya, umuntu ashobora gupfa ataratanga ubuhamya, ashobora guca mu ngorane, ashobora guca mu bibazo, ashobora guca mu bigeragezo. Jambo ry'Imana avuga ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu. Atwara namwe niwe tugerageza, Imana izadukira kanzo kugira ngo tubashe kugira iki kubyihanganira. No kuvuga ngo rero ushobora guca muri ibyo bigeragezo, ugaca muri ibyo byose, ariko kubera ko Imana yifuza ko uzatanga ubuhamya igatuma udapfa. Icyo ni icyambere. Uwo muntu ntabwo ashobora gupfa. Uwo ni umuntu uzatanga ubuhamya. Undi muntu wa kabiri nanone utajya upfa, ni umuntu uzavuga ubutumwa. Hari gutanga ubuhamya no kuvuga ubutumwa. Kuba wazavamo bari bitangwa n'abakozi b'Imana, kuzavamo pastor, ukazavamo umushuma cyangwa se undi muntu, icyo gihe ushobora guca mu bintu bikomeye ugaca mu bimeze gute. Ariko icyo gihe nta kintu ushobora kuba, kubera ko Imana yaguteguriye kuzagira iki, uzavuga ubutumwa. Icyo gihe uwo muntu wa kabiri ntabwo agira iki, ntabwo ajya apfa. Uwo ni umuntu wa kabiri utajya upfa. Undi muntu wa gatatu utajya upfa, wuzuza ubwo butatu butagatifu, reka mbwite gutyo, ni umuntu Bibiliya ivuga ngo ni umuntu uzavuga ijwi rirenga. Nuvuga ngo umuntu nawe ashobora guca mu bimeze gute, agaca muri izo ndwara, akaca mu bikomeye, ariko bikarangira uwo muntu atapfa kugira ngo azavuge iryo jwi rirenga. Iryo jwi rirenga ni irihe? No kuvuga ngo ni kwa kundi azavuga ati ngiye mu by'ukuri byagenze gutya, bigenda gutya tware kuri bwa buhamya twaza no kuri ibyo byose. Abo bantu rero batatu no kuvuga ngo ni abantu baba bari aho Imana yashizeho kugira ngo bazatanga ubuhamya. Ubwo navuga ko ngiye ni mu gice navuga cy'ubuhamya, kuko covid twese turayizi uko yatangiye, ko ageze mu Rwanda, ukuntu byagenze. Ampulisi nganye nk'umunyamakuru nagiye dukora ibiganiro, twagiye tubibona, ukabisoma mu itangazamakuru, nawe ugakora n'inkuru zabyo n'ibiki byose. Ariko ndibuka 2021 itangira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere kuri bonane. Hari mukuru wanjye yahitanye, yari umushumba, ariko ntago byamenyekanye ko ari bujya byaramenyekanye, yariyo ariko ntabwo burya tugendera kuri nkatwe nk'abanyamakuru, urabizi ko tugendera kuri fact, twemera ibintu byatangajwe na muganga. Kwa muganga batangaje ko ariko ubona ko baramusuzumye ku bitaro bya Kirehe, ko niyo yaratuye arangije mu karere ka Kirehe, arangije bamaze gusanga ariyo bahita bamushyira muri ambulance, bamuzana kugira ngo bamuzane Kanyinya. Ageze Rwamagana bahitavye Imana. Ni ibintu bya official, n'umunsi wo kubishingura polisi zashize kagatambaro k'umutuku ko aramuntu yemerewe kuhagera, natwe kugira ngo tuhagera bazaga bakadupima ko nta kibazo dufite, ko tutarwaye ibintu nk'ibyo. So kuva icyo gihe rero suko no ntari zo korona ihari, ariko burya iyo umaze kubona ko hari umuntu wawe ugiye cyangwa se n'abandi twarababonaga, ariko cyo no gutangira gutekereza ko korona koko cyari ikibazo. Ubwo mu kwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, icyo gihe rwose korona murabizi ko yari ifite ubukana buri hejuru, abantu bapfaga, navuga hano bose ukabona bapfuye 10 n'abangapfuye nuko. Ubwo bigeze mu kwezi kwa gatandatu, icyo gihe navuga ngo nari nkiri ku cyicaro nyikora kuri radio, nako nkora nyine kuri radio Sano mu karere ka Rubavu, narindi haza kuza kuba ikibazo cy'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Muribuka ko icyo gihe hari impunzi zaje zivuye muri Kongo baje mu Rwanda. Icyo gihe byagomba kugira ngo ari njye bohereze njye gukora reportage, ndagenda nyamo muri icyo kivunge, njya gukora ibyo biganiro, azajya nkora live zabo ukuntu baza ibiki nuko. Hahita kubitiro n'umutingito uri wibase akarere ka Rubavu. Ibyo byose biraba, noneho haza kuza kuba umunyamakuru mugenzi wacu mwaje kuza kurwara, arwaye aragenda mara igihe tuza kumenya ko ari covid. Nuko baravuga ati none ko twipimishe turi abantu baba barwaye, barapima basanga arwaye 3 ku kazi, basanze arwaye bari 3 kazi. Baravuga ati rero ikintu gisigaye n'abandi bose bapime. Ubwo bahise bajya mu kato, bagiye mu kato muri 3 ntago wari ntabwo nari ndimo. Noneho bajya mu kato, ngomba kugira ngo ari nkanje usigarana inshingano zo kuri radio. Hajya kuri tele, nkajya gukora reportage, nave nkaza nka presenter n'amakuru, nkayobora n'ikiganiro. Radio imera nk'ari ngiri mu maboko yanjye, imera nk'ari nyemba y'umuyobozi wa radio. Ubwo buzima mubamo nk'ibyumweru 2.
nagiye kumva numva nanjye ntangiye gukorora ndakorora inkorora ariko abandi bose babapima wowe wari wasanze uri muzima bapima havuyemo batatu nje ni muzima none nanjye nadutangira gukora gutyo noneho ndakorora numva biranze mwemeza kwihagararaho numva biranze nuko navuga ati wapireka njye kwa muganga ndagenda njya ku kigo nderabuzima nyine cya Rubavu ndagenda mpageze barampima ako kanya basanga ndarwaye ariko muri uko kurwara ko namaze iminsi n'ubundi nagiye kwipimisha neza maze ibindi byumweru 2 nararwaye ariko nyine kwa kundi kwihagarara kugira ngo akazi kadapfa ko mu by'ukuri niba ari ikintu nkunda mu buzima akazi nagakunda nanakagwaho kuko icyambere mbikora mbikunze uyu mwuga nkora ngukora ngukunze kunkora ngukunze rero byansaba ko nanawitangira nuko ubwo rero banda ibyumweru 2 birarangira muri make nazahaye barangije barambwira ngo munye kurwarira mu rugo no kurwarira mu rugo nabyo noneho uri mu rugo nta urumva urugo rwari Kigali ngewe ndi mu ntara ntabona no kurana kwideplasa hari gahunda agoma mu rugo mu turere hose no mu gihugu nta kintu kimwe kibukorwe ubwo hari mu kwezi kwa gatandatu noneho mu rugo ndarwaza aho ngaho nyine kurya birananira na petirabura n'ibindi byose noneho ndazarangira ku munota wa nyuma baza wala bano nari nambaye na saha yabo ba polisi ubwo bakimara kumara ko nanduye bahise bazanyambika ya saha yabo ifite GPS kugira ngo bazaje bareba ko ntari bujye kwanduza abandi cyangwa ntari bukore circulation mu mujyi ubwo no kukazimita amagarara nuko ako ntabwo nahagaze mu kazi ubwo nahagaze nyine kutajya gukora kwa ko nari ndwaye batumva no kazi karahagaze nuko noneho mpita ngenda nangira ako kanya ambulance yaraje yantwaye ntazi no wariwe nahageze bahita bankubitamo serumu biba biranze ako kanya bahita transfer yo kujya ku Kibuye abantu b'Iburengerazuba bahita bajya ku Kibuye Karongi baro bantwara mu bitaro bya covid ngerayo meze nabi ndi kuri etape ntazi pe nuko ubwo navuye nyine babashize muri oxygene iyo oxygene nayo bayemo kwezi n'ibyumweru 3 nuko mbaho mpamara ibyumweru 2 abwaho turi mu kwezi turutuca mu kwa gatandatu ngira ngo mu matariki 27 aho ngaho nuko ubwo bahita banshyira aho ngaho ariko nabaye aho ngaho ibyo byumweru 2 urare iyo bamaze kugupima bwa mbere bagasanga ufite covid inyuma y'ibyumweru 2 barongera bakagupima kugira ngo ariko ikurimo cyangwa gushizemo ngewe rero barapimye basanga nta covid ntayo mfite aho ku Kibuye baza bambwira ko nta covid mfite nuko ariko ikibazo cyabaye ni ikintu bita ingaruka burya mpamvu n'abantu bemera ijambo ry'Imana naza kugerageza kugenda ngireferaho cyane akubwira ko burya Imana ikiza icyaha ariko ntabwo ikiza ingaruka niba wari ibyo bakagutema ukuguru cyangwa ukuboko ushobora kwihana Imana ikazaguha ubugingo ariko kwa kuboko ntabwo gushibuka nanjye ikibazo nagize rero covid yarakize ariko ingaruka kuko ndibuka icyo gihe sinaryamaga sinagiraga gute ndimo nyine serumu umwuka waheze burundu sinavugaga sinagira gute nuko mbaho bahita bama transfer yo kuza Kigali ndazajya CYAWE ubwo uzize ingaruka gusa za covid ko ibyumweru birampimya asanga na covid nyifite ingaruka sasa ubwo nanjye ndangiye kujya muri munoza muri ubwo buzima bwose ndo mpangana n'ingaruka gusa ndaza barampima hano noza hano bamanwa nyine CYAWE bageze CYAWE ahantu hose ugeze baraza kugupima bakareba nuko naho ndahaba no mama hafi nk'icumwe n'iminsi nk'ine gutyo aho ni muri CYAWE aha tutare twakomeza ariko reka hari ahantu tubwiye ko wahuye n'akazi kenshi cyane ubihuza n'iby'ikirunga kuruka ariko abantu badukurikiye barashaka kumenya ngo ese yaba ariho wanduriye cyangwa birasho nanyeka ko nshobora kuba naranduriye muri ako kavuyo reka mbyita ko kavuyo kubera ko abenshi bazaga batipimishije bakaza bakambuka bakagira gute urumva kandi urabizi ko covid akenshi twabuzwa kugira iki kujya mu kivuge cy'abantu benshi kandi icyo gihe urabizi abantu iyo baza ku bwinshi abantu bajyaga bakwikira cyangwa se n'abantu bagiye no ku biriya bintu biba bifite amarchive bashobora no kugenda bakajya kureba ukuntu ziriya munzi zazaga kandi abanyamakuru hose buragenda burya abanyamakuru ujya kumva reporting hano amasaso bariho barasa hari ugasanga ara reporting hano kuvuga ngo yuri mu kazi nyine ugakora nkuko kari nkuko wakiyemeje
ntabwo yego waba gwambaye agapfukamunwa ariko ntabwo n'ubundi agapfukamunwa kakubuza kuba wagira iki wakwandura ahubwo nakagufasha gusa kugira iki kwirinda. So ubwo rero naho nkeka ko ushobora kuba nagize iki nayikuye kuko babakuye twandibuka bavuye aho ngaho kuri petite barrière baragenda bajyana bita mu rugerero abantu bazi za Rubavu barahazi no hari inkambi yabo abariho bajya kuba bari babakurikirana babafasha nuko ubwo naho nkeka ko ushobora kuba nayikuye. Hanyuma twari tugeze rero muri CHK. CHK ndahaba nk'ibyo byumweru 2 n'iminsi nk'irindwi icyumweru kimwe n'iminsi nk'irindwi nuko bahita bantwara abita Nyarugenge ni Nyamirambo nuko nabo bapimye basanga nta covid mfite urumva ariko ndahaguma kugira ngo urumva n'ubu nari no mu oxygen nta mwuka mfite nuko mbaho barapima basanga ibiha byarangiritse afite kira kinoza cyo bakesha muri radiography cyerekana ukuntu ibiha bimeze cyari byarangiritse pe nuko mbaho nuko numva ku itariki sorry nkoresha ngo nakoresha fact ko message ndazifite umuntu utajya usuba message cyane nkizi kuko ngeze hari icyo zinyibutsa message ya RBC yerekana ko ndi muzima yari yo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 7 yerekana ko nta covid mfite mu mwaka w'ibihumbi 2021 turimo 2021 sentire mu kwa 11 yari mu kwa 7 ku itariki 7 nubwo bongeye barampima n'ubundi basanga nta covid mfite nuko ubwo mbaho nyina ko bakomeza bati ntabwo twakureka ngo utahe umeze gutyo n'ubu nta nubwo nemereye no kuba nakuramo ira oxygen kira kinuza bagushyiramo noza mu mazuru no mu kanwa kunoza kiba gipfutse ntabwo nemereye kuba nagikuramo byuze no mu minota n'umwe ubwene ngo ngiye koga nagikuragamo ndiho ngiye ariko nabwo hakoresha bitarenze n'amasabune nka 30 cyangwa 50 ako kanya nk'abandi bakahita bansubizamo bakazakonkoresha test ngo barebe niba byakunze bikanga. Ubwo mbaho muri ubwo buzima bakantera inshinge banyandikiraga inshinge baneraga 3 ku munsi ibinindi bampaga imiti y'amasiro yo kunywa nuko abaganga ntako batagize pe nuko utabona ukuntu uvangura ajya gushimira runaka ariko arabo ku Kibuye cyangwa se Karongi uburyo bamfashije arabo ba CHK arabo ba Binyarugenge nukuri Imana yonyine niyo navuga ifite kubahemba ko ntabwo navuga nahemba runaka ariko gusa ndabirekonesa ko bakoze ibyo bagomba gukora bamba hafi kwaza bakandeba bimeze bite nuko mbaho ubwo navuga ngo nk'amahirwe cyangwa se nimwe navugaga ko iyo munsi w'umuntu utari wagera nabyo tujya tunabigarukaho burya ari abantu dukunda turemera turabakristo ariko tujye tugira n'ikintu twemera cyo kuvuga ngo umunsi we wageze nta kintu wahindura kubera ko uko nkubwira gutyo abantu twabaga twegeranye ku bitanda bagiye mbareba mugana wa yandirimbo ngo bagiye yandirimbo ije vuga ngo arabo mwanganaga bari mu rungano rwanyu bagiye ubareba nanjye haraba bagiye mbareba bari ku bitanda bamwe kujya kumva baraje baramutwaye kujya kubona undi baraje baramutwaye ubareba nyine bitabye Imana nuko ubwo iyo enda nguciye gato mu ijambo iyo wabonaga bagiye we wumvaga mu mutima bimeze gute? Mu by'ukuri hari aho ugera ukumva ntacyo wakora kubera impamvu imwe ngewe n'ibyo byose kugira ngo wenda ngire iyo crise nka na gutyo byashigira kuri guhita ntekereza ati mukuru wanjye nicyo cyamuhitanye uburangiye ngiye guhita kuri nkurikira ampolice mu mwaka umwe noneho ngiye bihita binyafekta cyane abituma ntekereza cyane do please kubera ko hahita gaziragamo n'ibyo nabonye najya kubona nkabona kuri stati runaka noneho umuntu uzi nkuko navuga ati dore na kreti dore runaka abantu uzi bo muri quartier biwanyu mu rugo runaka abantu 10 nko mu cyumweru ukabona nk'abantu 10 batambutse kuri stati runaka nkuko duvutu hano tuba tuzanye ngo runaka umunyamakuru runaka ukabona kandi bakubwa nyine ko ari byo yazize biri confirm ko ari byo yazize noneho nanjye nkarushaho kugira iki nkarushaho kuremba ubwo urumva nicyo cyatumaga ndushaho kuremba noneho nabona n'ubugiye nkavuga ati okay ubwo ahasigaye wakurikiza riko ubundi urwaye uburi umukandida isaha yose kuba bagira iki bacaho reka nguresha imvugo yahuranyije bahita upfa kubera ko nta kintu na kimwe wavuga ngo urakora ari abaganga koko barabikora ibyo ngibyo ariko nibangaye se bavuye bikanga
ni bangahe se bari bafite n'ubushobozi bunarushije n'ubwanjye kandi bakiyeho abapadiri Robaridi ntibabitangaje ko aribyo bazize atarapfa sibyo yaragiye kwivuza mu Bufaransa ntiharimo se n'abandi bagiye bitangaza babizize kandi banakomeye no kuvuga ngo n'umunsi nawo iyo utaragera cyangwa se bimwe twahereho tuvuga ko iyo Imana ikigufite mu mugambi wayo ntacyo wakora ngo ugire iki kugira ngo ube wagenda hoya ariko umunsi wagera ubu wajya kubona ukabona umuntu azizikize moto y'impanuka ya moto ukabona uziza kandi kantu karaho katanafatika none se wihangane na mbere usubira inyuma gatoya uwo braza nkubwira witebye Imana yinjiye mu gisirikare 1990 mu rugamba rwo kubora igihugu ararurwana kandi abandi bagwe ku rugamba aratabaruka hari intambara y'abakengezi 98 yarayirwanya araba yahitanye aratabaruka hari impanuka yigeze kuba mu karere ka Kirehe cyo gihe ndumva hari minisitiri w'intebe Pierre Damien Habumuremyi niwe wagiye bafata indege baragenda bajya kureba impanuka yabaye abantu bakomeretse nawe yararimo abandi barapfa barashira arasigara so nukuvuga ngo ari ku munsi warageze nta n'icyumweru yayirwaye abarapfuye umunsi rero bageze ushobora gupfa uziza akantu gato gusa ariko nanone iyo uyu munsi utaragera wanamara n'amezi 6 wamara n'umwaka mu bitaro ariko kazavamo kubera Imana ibiki gufiteho umugambi ubwo rero mbibamo gutyo ndibuka bigeze nyine kuri itariki 7 ndo nkubwira nibwo haje umuforomokazi umwe aramwe atari kwabaga atagenda nashaka kureba ikibazo ufite namwati kugira nanjye ntabwo mbizi ndi hano ndabona imiti barane nishinge nanjye ntabwo mbizi nuko cyoke ubwo aho wari ukiriye kuri gaze iyi nyiri muri oxygen nuwa kuva nava Rubavu bamva kuri kunoza mu bitaro bya Rubavu njya ku Kiwi narayigendanye icyo gihe cyose kugeza kuri tariki 7 nkubwira kandi banampima kamera ko na covid mfite nuko noneho arambwatiza ikintu ngiye kugukorera namwate ntabwo mbizi hari imashine bazana bakakwereka umwuka ufite kuno uri respira kuno uri humeka namwate ngiye ndabyibuka ari saa 2:45 za nijoro namwate ngiye kugukuraho iyi mask ira oxygen wewe uracu ntusinzirwa nakazi kawe ntusinzire urebe nubona ugeze munsi ya 45 ubwo nta ine tutareta tubigusubizaho byari muri 1985 nako 92 bigatera gutyo gwera saa 2:45 saa 3 saa 4 saa 5 saa 6 saa 7 saa 8 saa 9 saa 10 yaraje saa yose wari uri maso iyi ntabwo nigeze njyama ndi kuri machine nkuko ndi imbere ya kamera ndiho ndeba 93 naho byagarukiraga gutyo arambwa ati nubona bigeze munsi ya 45 turagaruka tuyigusubizeho ubwo iryo joro ryose reka mbyite ijoro bigeze mu gitondo araza arandeba asanga nta kibazo ahita akora machine bankora test no kureba ko ushobora kubona kuri mask bayinkuraho gutyo gahora umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane nuko barangije twavuga ati rero asigaye twakwandikira imiti noneho kazakwa ibinini bigufasha kugira iki kuko zaginywa noneho ukazajya ugenda no ku kigo nderabuzima cyangwa se ukajya no kwajya ku bitaro bakajya gucisha mu nzo kongera bakareba uko ibiha bimeze nuko nubwo basezereraga ndataha maze ukwezi n'ibyumweru 3 ndagenda ngeze mu rugo ndatuza ariko nibyo byose buryo ngaruka n'ingaruka nibuka nabwo iyo wari ubuhamya nyine uryo buhamya bameze nko nk'iyo urwaye biba byiza kugira ngo ubwire muganga indwara urwaye iyo ari umuntu utinya inshinge noneho kubera gutinya inshinge najya kwa muganga nkabwira indwara narwaye kugira ngo bataza kuntera inshinge ariko byarangiraga ndemvye so no kuvuga ngo utavuze ibiri byo nabyo ntabwo hamya babwuzuye nageze mu rugo nza kugira ikibazo ko icyo gihe ntabwo naryaga ntabwo naryaga niba n'imiti bananteraga niba ari iki nta na peti nta n'iki ngeze mu rugo ntangiye kurya kandi n'ibyo tuntu tworoshye n'imbuto n'ibiki byose nza kuza no kugira ikibazo cya constipation nibyo nkubwira tunashaka kuzira akantu gato ntabwo nari ngiye kuzira corona ariko nangiye kuzira ikintu bita constipation nabwo namaze 10 ntajya mu bwiherero noneho indira tumarenda kubastinga ndeka no kurya nkuvuge noneho ikibazo cyanabaye n'imiti bampaye nayinywa ntigira ikitanga sinivuga mu kabyara nkize corona ngiye kuzira constipation numamagara abaganga ndababaza barambwira ati baguye imiti barayimana yo ndayinywa biranga icyumweru cyose burya nibyo nkubwira ati umuntu w'umunsi utarajya nkubwiza ukuri anakrete nta kintu wabo sinzi uko natekereje hano umuforomo nzi ndamuhamagara ndamubwira ati mu by'ukuri mfite ikibazo maze ukwezi kose maze icyumweru cyose ntajya mu bwiherero none no kurya sinkirya ibyo ndiberagenda bikaguma ntabwo bisohoka nuko
hambwa ati imiti sari imiti wagwa ndamwe ati barayimaye ndamubwira hari imiti bari bampaye nanywaga byaranze by'ibinini nuko rimwe namwe imiti ari tekereza n'amazina ugasanga wenda utari uryibuka nuko hambwa ati uzi ikintu ugiye gukora ati fata amazi ashyushye usomeho ugende unywa amazi ashyushye birahita bikira ko kanya amazi ashyushye gusa yonyine ubwire nafashe amazi ashyushye baratekeye ndayanywa nasomye nk'inamwa nk'inshuro nk'ebyiri cyangwa 3 ako kanya mitashaka kujya kuri toyi itanye njya kuri toyi yego biza bidakunda neza kubera nyine ariko process zari zitangiye ndakomeza nimugoroba mu gitondo ku munsi wa gatatu nari maze kwasura muri etano normale nize maze ku muntu ariko nibyo nkubwiye ati iyo hataba wenda Imana nabo navuga nkoresheje muri ubwo buryo nkajya kubabaza uwo muforomo nako byari nk'ikindi kibazo bari kujya kubona ko ndaturitse sizi ibyo ngibyo kandi ntazize covid nukuvuga ngo rero ibintu burya ibyo Imana idukorera bari byinshi no kuri rimwe na rimwe tujya tubiha umwanya ngo tubitekerezeho ariko se bagabo ntago byo byaje ari ingaruka za covid wara nibyo no nkubwira kubera ntabwo naryaga ntabwo aho ntangiye kurya rero biba ngombwa ko cya gifu ariko gitangiye kugira iki kuba cyatangira gukora kandi kigakora niba navuga ngo kinaniwe sinzi rimwe namwe nkatekereza nira miti yari foro cyane banteraga hari umuti bigeze kuntera numva neza mbuza amahoro kuntu baryanaga ariko nyina ko nari ndwaye ndawihanganira so nabyo naje gutekereza ko zaba n'ubundi biri mu ngaruka z'iki azakoze zingaruka nyine zakora ko ibyo nakubwira ko n'ubundi namaze byumweru 2 ndi muzima ariko imara kwezi n'ibyo ngoro 3 ndi muri oxygene kubera ingaruka gusa ukuvuga ngo n'ubundi haje imizo ngaruka kuko nahise njyaho no ku bitaro bya Kacyiru nyine baragenda bajya kura umuntu uza barapima basanga nta ibiha byarangiritse nyuma yaho ndangije ukwezi navuga ati rero reka ngiye koresha icyo bita check up bankorere physical control barebe umubiri wanjye wose ikintu cyose cyitwa indwara kibaho nikoreshe ndebe suzu ndagenda njya Kacyiru nyine bamfate navango bizameni byose bishoboka byitwa by'ubuzima nuko kugira ngo barebe nk'umuntu warwaye covid barebe niba nta zindi ndwara zaziyemo cyangwa n'ibindi bibazo ibyo nakubwiraga nashimira Imana ko basanze nta kibazo na kimwe usibye reka mbivuge kuko nabyo n'ubuhamya cyo bambwiye gusa ko ari ibijyanye n'ibinure ngomba kugabanya mu mubiri ariko nta pressure nta zindi ndwara zose za diabete n'ibindi byose cyangwa basaze ngo bavuge ngo iyi ndwara oya ni ibintu bifite cyemezo cyo kwa muganga reka mbyite gutyo kigaragaza nyine ko nta kindi kibazo cyaba cyarashingiye kuri covid cyangwa se kwana narwaye covid ubu rakize neza bya bihaha byaje gukira neza bya bihaha byaje gukira ubu nkora siporo nkiruka nta kibazo abantu bazi hano mu mujyi wa Kigali bazi mu bice bya za Nyakabanda ahantu bita nko kwa Mutwe hari agasozi k'amabuye kazamuka hari ahaterera cyane hari aho ku cyumweru mu gitondo niwo munsi nihaye ahantu bita kuri Cafe du Siècle akazamuka nkagenda ngarukira kuri stade y'Inyanuza ya Nyamirambo nkagera aho ngakora siporo namara gukora siporo nkongera nkagaruka nkataha byo rwose ndabizi ko ni normale nta kibazo kugeza ubu ngubu okay hanyuma abagabo rero tunyuzemo yenda mu buzima urwaye reka aho tuharenge noneho tugere nyuma yuko urwaye abantu bahuye n'ikibazo cya covid-19 bakunze no guhura n'ingorane zo guhabwa akato mu muryango wowe umaze gukira hanze wakiriwe gute twinjize mu buzima wabayemo nyuma yo gukira sorry gato dusubire ubu ukomoje mu kato reka nsubire Rubavu tumere nka filime dusubire Rubavu turasubira Rubavu kute dusubire Rubavu kubera ako kato waruvuze bakimara kunshiraho iyo saha nakubwiye ya police rwose sinkubeshe ahantu nabaga barambwiye ati ubu rero uzingo twawe oya nagwamwe ngo nizingo twawe ariko nyine ese urumva bahita bwa ati akantu kose agakombe nakawe ntahantu wemere kujya ko nibuka aho nabaga nabyo nago nyine abantu n'abantu hari igihe umuntu niba navuga ngo ni intege nke za kimuntu cyangwa se utamenye impamvu cyangwa se bimwe by'Abanyarwanda ngo umuntu ni mugari ahantu nabaga umudamu yarahamagaye ahamagara DPC Nyirango y'Uburengerazuba ariko ntago wari ukodesheje nari kodesheje aha bamaze kumpa iyo saha bamaze kunyambika iyo saha polisi bamaze kunyambika iyo saha bayisobanura nyine nka ukora bahita bakubwira ngo hari abanyabuzima bazajya bagukurikiranira hafi
ariko nabo wabonaga nyine batara nabo no umuntu agira ubwoba kibaza ati nanjye aranyanduza abansuraga no ku kazi nabo ko banabuze uko baza cyambere bari mu kato none ugahita uhera muri ubwo bwigunge cyangwa se ugahita wumva nyine ko ugiye kuba wenyine bikagutera no gutekereza nyine ko hano nageze numva urihebye wasukwiba ahubwo nageze ndavuga ati ko abo banyabuzima nabwira ngo banzane ibyo kurya ugasanga mbatume kandi amafaranga nyine nakoreshaga ngo atereka mbatume munzanire ibyo nshaka ko cyane ibyo ko nabaga nzi icyo gihe urumva ntajya no kwa muganga nkiri mu rugo avuga ati munzanire ibi ngibi ariko bikarangira batabikoze navuga n'ari gutinya bana ngo ntabanduza ngiraho numva ngeze kuri etape yo kuvuga ati rero ngiye kugenda ntitaye ko mfite isaha ni wampamagara ndabisobanura ndabwira ko ntabwo nakwicwa n'inzara kandi nanarwaye kandi abo bashinze cyangwa se bamaye batubahiriza ko wamubwiraga ati zanira ibyo kurya zenda saa 5 akabikuzana saa 10 kandi ngo ni ibyakomanywa bamubwira ibya nijoro ntabakibizanye gasanga nkumva rero biro birambangamira so ibyo byagiye bibaho rero nanjye byambaye ko ibintu byakato byagiye biba ku bantu batandukanye noneho reka tugire hahandi nigeze gukomozaho ubwo umaze gukira yaba mu muryango mu kazi mu buzima busanzwe byagenze guteho navuga ngo kubera ko ni nk'amahirwe reka myite ngo ni amahirwe icyo gihe nibwo wenda mu kwa 7 kwa 8 nibwo n'inkingo zatangiye kuboneka abantu batangira kwicingiza bigenda bigabanuka buhoro navuga ngo icyo gihe ntabwo navuga ko wenda habayemo kunyishisha wenda ngo umeze gutya ngo murabona ngo urarwaye cyangwa umeze gutya kandi akenshi burya bino bintu by'ibyorezo kubera ko kiba atari ikintu kiri kuri wowe wenyine na nundi ari we wese n'ubundi ushobora kuvuga ngo uyaragwa kato kandi uri bujye mu isoko rya Nyabugogo n'ubundi ukaba wayihakura uri butega umumotari ukaba wayihakura uri bujye muri bisi ukaba wayihakura ibyo njye rimwe na rimwe nabifataga nk'ikintu cyitwa imyumvire kuko aburyo imyumvire iragora cyane abasanga ngo umuntu ayibaza ngo bari kumwe aramwanduza ko natekereze ubundi aho ndi bujye ni he ni mpamvu anashimira polisi cyane yakunda kuvuga ati mwirinde ingendo zitari ngombwa kuko n'ubundi abasanga umuntu n'ubundi ari gukora ingendo ukuza urugendo wagiye kandi aho wagiye n'umuntu ushobora kugira iki kuyihandurira kuko aho nayanduriye urumva nayanduriye aho nagiye gukora inkuru ntabwo nayanduriye mu isoko sinayanduriye mu rugo nta muntu wanyandurije naribanaga muri ghetto ubwo surumva no kuvuga ngo rero bimwe byakato cyane cyangwa se akuvuga ngo umuntu yagufata gute akenshi bigaruka ku bijyanye n'imyumvire kuko uko ari n'ubu biregira hari n'ubu mwese yego iragenda igabanuka kisha amagenza make ariko suko yarangiye ntabwo ikibazo cyarangiye kiracyaha ku kazi wabonaga byifashe gute hagati yawe na bagenzi bawe mukorana ku kazi nta kibazo kubera ko urumva hari n'abari bayirwaye imbere urumva nta kandi byari komune ntabwo byari kuvuga ngo ni ibintu by'umuntu umwe ku giti cye ngo bavuge oya gusa wenda navuga mbonye maze kumva kuva namara gukira nyine naho byabangamo kugira nyine nkomereze kuba ndi Kigali kunaje n'ubu nije kwikurikiranira kugira ngo nyine kugira ngo bazajye njya kwa muganga barebe bihaha umva ngo izo transport zo kuva muri Rubavu ndaje wenda by'umwere bibiri bamaye nongere subireyo umva byangora nibwo nanasaba kugira ngo nze ambabere report wa Kigali n'ubundi cyo nakoraga ari amakuru none nzajye mbohereza amakuru bisanzwe ariko urumva n'ubundi nta kibazo kigize cy'abana ngo baravuga ngo byagenze gutya ko n'ubundi n'abandi byari byabaye kandi so bonyine n'abandi byari bisanzwe ko umuntu ashobora kurwara kandi agakira akaba yasubira mu buzima busanzwe hanyuma noneho hagati yawe n'umudamu watubwiye ko ufite umudamu n'abana oya nta bana afite hagati yawe n'umudamu cyangwa n'abo muri famiye bandi wabonaga bakwisanzuraho burya rero reka nshimire n'umuryango mbere ya byose burya abanyarwanda bajya bavuga ngo muvandimwe gucura amata nta gucura amaraso burya hari ibintu tugomba kwemera si byende ku isi hinduka ariko rimwe rimwe tujya mbona ukunda gukora ibintu by'ubuhamya rimwe wenda uzana atari ibya covid uzamwire nguhe n'ubuhamya ashimira navuga umuryango wanjye muri rusange umuryango nisanze nta muntu wavuga ngo aragufata ukundi kuntu cyangwa arakubona mu buzima bwose uba burimo
bwaba ari ubw'uburwayi bwaba ari ubw'indi bibazo bagize bwa n'umuryango rwose navuga nabayemo mbona nta kibazo nakuriyemo cyangwa se ndimo kugeza uyu munsi abo tuvukana nta muntu uvuga ngo aragira kuko none se nk'ibyo nkubwira byo buraza ntitwagiye cyangwa se nje nk'icyo gihe ndibuka kuri Noheli nagiye mu rugo iwe turatuganira arambwe siko amasaha n'ubundi yaguma mu rugo ameze nabi n'ubundi uratata n'ubundi nushaka kurara ndirarira kandi buri nagiye ngiye gusura kwa muzehe ariko ngomba no kujya kwa braza nkajya kumureba ndaraho ngaho buracya mu gitondo namwe atoke ngiye gusubira mu kazi nanje kubasura urumva nukuvuga ngo n'umuryango n'ubundi rwose nta kibazo yaza kuza kuba urumva n'ubundi yari icyo gihe kuri Noheli urumva n'ibyumweru 2 icyumweru kimwe cya Noheli na Bonane kandi yapfuye kuri Bonane urumva n'ubundi yarayirwaye nukuvuga ngo n'ubundi rero twebwe nta kuvuga ngo umuntu ngo ameze gutya ngo urishisha ngo uyu nguyu huya kuko nk'ubwo navuyeyo njya kwa murumuna wanjye baranyakira turaganira tugera gute njya mu rugo ku babyeyi turaganira n'ibintu nisanze muri famille cyangwa se mu muryango utavangura ajya mu bintu byo kuvuga ngo uyu nguyu ngo huya turiya nicyo kintu shimira umuryango cyangwa se shimira umuryango famille yanjye muri rusange ko ari abantu natangira ubuhamya ko nta muntu n'umwe wavuga ngo yakwiciyeho cyangwa bimwe by'abanyarwanda ngo uburyarya n'ibikihuya nuko twarezwe nuko twisanze dukura mu muryango umeze gutyo kandi navuga ngo tubikomara ku babyeyi ntabwo abana mama cyangwa papa afite izindi ngeso cyangwa se indi mihoya twisanze ari uko rero nakuvuga ngo bene ngo bafataga gutya huya barambazaga ubu bakamyandikira nubwo ntavugaga ariko narandikaga telefone nari ngifite nk'ukubona nabaga ngifite nchatsinga bakanyuriza amamega nkajya kuri internet nka chatsinga bakambaza uko bimeze buri saha murumuna wanjye akambaza bimeze gute akankurikirana mukuru wanjye akambaza bimeze gute mu rugo bakambaza nta kibazo kigize kibaho numve ngo mu rugo ngo byagenze gutya no kuva mvuye no kwinangera mu rugo kugeza n'ubu nta kibazo rwose cyane navuga cya famille kandi nanabashimira nabo kumugaragara ko bambaye hafi muri ibyo bihe byose. Imana ishimwe. Imana ishimwe kubera ko impamvu mbivuga nuko yakugariye mu buzima turebye ahantu wanyuze ubuzima wagiye uhura nabwo n'ibintu bitoroshye mu by'ukuri. Imana ishimwe rero hanyuma abadukurikiye turabibutsa ko twari turi kumwe na Bagabo John ni umunyamakuru ariko uyu munsi twamwerekeje muri cya gihande cyacu cy'ubuhamya. Hanyuma Bagabo John tugana ku musozo reka tuguhe akanya ibyo byose hari abo washimira hari ikikuri ku mutima ubwo mu kanya gato turaza kugaruka tugana ku musozo ariko uwo mwanya reka tuguhe ubyaza umusaruro bitewe no kubyumva. Urakoze ndabivuga mu buryo bubiri warumbwiye gushimira ariko ndaza no kugaruka gutanga ubuhamya niba ndibuvuga ngo no gutanga ubuhamya niba ari nk'inama ndibuze kumva ko covid n'ubundi cyane ntawe irajya ndaza kugira icyo mvuga n'ubundi muri iyi minsi turimo ariko mu byo gushimira n'ubundi nabari meze nka nigize kubikomozaho binambe nashimira Imana ikinije ubuzima nkabanyihumeka ugiye nikigera umunsi wageze ko nyenemera ko umunsi wageze nta kintu wahindura umunsi nugera ubwo izanyisubiza n'ubundi ubwo ari impamvu nkuko yandinze hari n'impamvu izaba inyisubije ibyo ndariko rero muri iyi minsi reka cyangwa se muri ibyo byambayo byose reka nyishimire kandi narishimiye nuko atari umuntu ngo mubwire ngo warakoze umugurira ikintu cyangwa ariko yo n'Imana nyine ibizi impamvu ubizi impamvu yo ndayishimira. Hanyuma icya kabiri abantu bakabiri nshimira abaganga bambaye hafi mini center rwose iriya sector nubwo harimo wenda bamwe ndabivuga nk'abagabo ariko wenda hari undi bavuga ati ngiye ntabwo bambaniye cyangwa se byagenze gutya buriya nyamifata nka bimwe mu mategeko bavuga ngo icane gatozi hari umuntu ashobora kurangarana umuntu ariko atari ko bagutumye ko buriya amabwiriza y'abaganga buriya ni nk'amabwiriza y'abanyamategeko ni nk'amabwiriza y'abanyamakuru bagira icyo bita kurinda ibanga ry'umurwayi kurinda ibanga ry'umuntu uguhaye amakuru ibintu nk'ibyo ngibyo nabo ndabashimira rwose haba Rubavu haba ku Kibuye haba CHK haba na Nyarugenge rwose barakoze kandi Imana ibampere umugisha. Hanyuma abandi nyine ni famille navuze umuryango wanjye abo tuvukana ababyeyi bose
n'inshuti muri rusange n'inshuti zagiye zimba hafi pe inshuti rwose akavuga ati bagiye bamba hafi akanzanira imbuto icyo gihe naroburije kurya imbuto gusa nicyo muganga bagutegeka kurenza n'ibyo kurya ahubwo muganura nanyukije ntazi nibaza ngo iyo umuntu ari kuri gaze babasha kugira icyo atamira nyine ukuraho nibyo nakubwiraga yaba umunota yaba amasegonda ukayakuraho ukarya utwo tubuto warangiza ukongera ugahita usubizaho masike kuko baba bacumura akavuga ati byibuze ntushobora bashobora kuvuga ati wenda ati ntabwo ushobora kumara iminota nka 10 utari kuri masike cyangwa 5 ariko ntabwo wajya kurya iminota 5 ukire kurya imvungure ikintu byo wenda watwara umwanya munini ariko kuvuga ngo urarya agatoki urarya wenda se akananasi utubuto nk'utwo uranywa akaji biri butwara iminota 1 cyangwa iminota 2 nta kibazo urabikoresha ariko ikintu cyo kuvuga ngo urajya muri douche mari iminota 5 6 woga byo ntabwo byagukundira ntabwo bakwemereraga bagusaba gufataga akaba ariyo bihanaguza so ubyo kurya nta kibazo ubwo namaze gushimira abo ngabo n'izo shuti n'abandi bose bambaye hafi rwose kugira ngo Imana izajye yumva ko ibyo bakoze babikoze nk'inshuti nk'abavandimwe ariko bumve ko ibyo bakoze bizirikana kandi wenda monyeho n'umwanya nahano nabivugira cyangwa se nanabibashimira kumugara ko ndabizi abantu benshi bazabibona ibintu byo kuri YouTube burya bigenda bisirikira mujye kubona ko narasharinga undi ndarasharinga undi akumva ubuhamya kandi bukanamufasha hanyuma rero byo gushimira byo ni numva mu cyama cyari ibyo ni mpamvu niza no kugira umuntu uvuga mu izina kuko abantu baba barakoze abantu bajya bagufasha bari benshi ushobora kuvuga umuntu mu izina ukibagirwa undi ejo akavuga ati yenge ntabwo wamvuze ni mpamvu umuntu avuga muri rusange kugira ngo buri wese yiyumve muri ubwo buryo hanyuma rero cyo nashaka kuvuga nanone ngaruka kuri covid iracyahari nyamuneka twikingize dufate inkingo uko zagenwe niturangiza kandi tunubariza amabwiriza yose duhabwa cyangwa se inzego zibifitiye mu nshingano kuko nubundi nubu ashaka iminsi 2-3 nta muntu upfuye ariko je kumva ko batari umuntu wapfuye kujya kubona ukabana aba 15 banduye cyangwa 20 cyangwa 80 banduye si uko irarangira kubundi icyorezo uko gitangiye kikemezwa na OMS nayo yongereka ikongera gatangaza ko icyorezo cyarangiye ubwo mu gihe tukigenda ku mabwiriza OMS ivuga ko corona igihari nyamuneka twumvira amabwiriza minisante twumvira ibyo kwirara wenda ngo bagiye badohora ibikorwa bimwe na bimwe babidohoye kugira ngo abantu basubire mu buzima ariko babusubiremo banirinda nicyo gusa nashaka gurukaho koko wa mugani ishobora kugufata umunsi wageze buri nyo navuga ati umunsi wageze rwose ubu wajya kubona ukabona abantu barayikira baragira gute barikingira ariko wajya kubona ukabona bayiragufashe mu isemo jyana nayo kandi wenda itaragutwaye mu kwa gatandatu yari ikomeye itaragutwaye mu kwa karindwi yari ikomeye ukajya kubona gutwaye kuri Noheri kandi abantu barikingije baragize gute wewe kubera wenda wagiye wigira nk'umuntu unyuranye n'amategeko n'amabwiriza ngo nta kibazo ntacyo wajya kubona ukabona iragutwaye harugeye nkunda gutanga umugore umwe baramubwiye ngo se ko uhetse umwana mu ngobyi y'uruhu rw'imbwa arangije ngo nyakwigendana naramuhekagamo ntacyo byamutwaye kandi nyakwigendana umuntu warapfuye ashobora kuba yarapfuye azeze ko bamuhetse muri urwo ruhu rw'imbwa sasa yo kuzajya babona nyakwigendana ntacyo byamutwaye kandi atakiriho nawe ushaka kuvuga ngo ntacyo byantwara muri corona ngo kubona iragabanuka ejo ukajya kubona ukabona iraguhitanye buryo iri buguhitane ibyo Imana yakugeneye cyangwa icyo uzazira cyangwa icyo uzaba n'ubundi byashyira byatinda n'ubundi yagira iki n'ubundi yagutwara kuko twese haba mu itangira kugeza mu byayishuwe abantu basoma Bibiliya haba abitwa biri scientifique abahanga banditse nta hantu handitse exactly uzasanga ngo bagabo nzazira iki anakire tuzazira iki ngiki hoya ujye kubona ko abantu bazize malaria undazize corona undazize impanuka undariyahuye undazize ni uko nyine ntabwo ubuze ngo nazazira iki nubwo rimwe na dukora comment ku by'umuntu yapfuye azize ariko burya niyo nzira ye mpamvu mwe azanyura y'ubumoso n'aganyura y'uburyo ariko wese akagera aho agomba kugera ko nta kundi nuko isi bimeze so mu cyamake numva byaba ari ibyo bakomeze ubahiriza amabwiriza n'ingamba zashyizweho na ministeri bifite mu nshingano zayo twumvira amabwiriza yose ya leta twumvira amabwiriza yose y'inzego zidushinzwe kuko baratureberera abashaka kugira ngo tugire ubuzima bwiza kandi n'ubu buhamya bazabwumva bizagira icyo bibarebamo icyizere cyane bishingiye ku kumva ko Imana ifite imbaraga Imana ifite ko nyine umukristo nemera ko Imana ifite imbaraga nemera ko Imana ifite umugambi ku muntu nagushimiye Harakoze bagabo John rero twari turi kumwe ku Ibendera TV reka tumushimire abari badukurikiye namwe rero hirya no hino reka tubashimire umwanya wanyu mufata mukabana natwe turabashimira cyane kandi tunabasabira umugisha
Imana igikomeza kubagirira neza. Ndabibutsa mwebwe mwese gukora like na subscribe, ari nako kandi ibitekerezo byanyu mugenda mubishyira hari hasi ya video, ntawamenya ejo niwe dushobora kuba turi kumwe hano ku Ibendera TV. Niwiyime rero amahirwe n'ijambo. Ngewe nitwa na Cretin Ntirushwa, njya nkunda kubabwira yuko nta kure Imana itageza umuntu heza, ariko kandi nta na kure habi Imana itakura umuntu. Mwebwe mwese mudukurikiye mugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.